Taweruwa ntabwo nkeneye umupfumu mu maso yanjye niba ushoboka rwose ufite ibiganza byawe mana wande yego sinkeneye umupfumu ntabwo ukeneye umupfumu none mudugudu umupfumu aramutse aje byagenda bite namusengera nishaka niture usengera he sinkeneye umupfumu mu maso yanjye usengera he mudugudu ndanze mana wandemye umupfumu ndamwanze we umupfumu uramwanze ndamwanze Mbambe TV. Izo ya Mbambe TV mbanje kubasuhuza. Hano muri kureba muri studio turi kumwe n'abayobozi batandukanye. Twatangira tubibwira ngewe umunyamakuru Muranzi n'ubundi ni Kenny. Uwo mureba iruhande rwanjye yabibwira. nabibwira nitwa Uwimana Emmanuel. Ukaba ushinzwe iki? nkabashinzwe umutekano cyangwa se nkabashinzwe n'umudugudu mu cyaro ubwo uri Chayman. Ukurikiyeho nawe yatwibwira. Muri Mbambe TV banyitaho bikora. Nkaba ndi umuyobozi bisanzwe. Giraho. Ukurikiyeho nawe twibwire. Muri Mbambe TV banyita nitwa Chef nyine Baranze nta munota. Mu gihe tugitegereje n'abandi twaba tukiganira gakeya. Mwabonye ko iruhande rwanjye twasuwe n'umuyobozi. Turatangira tuganira n'umuyobozi wacu adusobanurira ibyifuzo bye. Ese yadusuye agambiye iki? Hari icyo ashaka kutubwira, hari icyo ashaka kutuganiriza nk'imibereho myiza, imiyoborere myiza, leadership. Ese muyobozi ko muri iki gihugu cy'u Rwanda yegereza mikoro muri iki gihugu cy'u Rwanda ko na leadership na shuri rya leadership rihari, ese imiyoborere muyiga mu cye gihugu? imiyoborere mu mudugudu wacu yarahageze n'abarimu turabafite yego, gusa ibyo ngibyo turacyabura ibikoresho ariko turakomeza tukaganya na leta y'ubumwe dufitanye. Dufite intego byanga byakunda ko uyu mwaka bishobora kuzarangira. Oya ntabwo umwaka gushobora kurangira mu mezi angahe bizaba byakemutse. Sawa. Wabwira iki abakurikiye Mbambe TV? Icyifuzo cyawe ni ikihe cyangwa igitekerezo ugiye kugeza ku bakurikiye Mbambe TV? Dufite abantu barenga ibihumbi 20 badukurikiye. Icyambere ni amashuri tugomba gukurikiza, ikindi ni ubumwe bw'amahoro tukagendana. Ese mu mudugudu wawe ibibazo byaba birimo ubikemura neza? Ibibazo nta muturage uranshinja kuri Kagame ko nigeze muhohotera ku mudugudu wawe. Ikibazo cya mudugudu wanjye cyarakemutse. Ubwo nta muntu uranshinja ko ntaramukemurira ikibazo. Hajya umudugudu wawe wambwiye ngo nuwuhe? Umudugudu reka tuba tuwusubiza ahubwo arambwira icyo kibazo umudugudu tugisubiza umuzi. Ni ukuvuga ngo rero abanyamakuru bagenzi banjye nabo bafite byinshi byo kukubaza, ariko nataratanga mikoro ngo impamvu nanze kukutanga mu mudugudu wanjye nuko ndi kumva wagira ngo sinzi ukuntu muri kuneka kubera ko mwantunguye. Ndabukwiye kugere abandi bari buze kubimbwira mu kanya. Ntabwo turi za maneko, natwe turi abanyamakuru b'iki gihugu. Kwandi kubona mumeze nk'ibisambo. Sureba se karita niko bimeze. Mbambe TV RMC TV Rwanda. Ntago nari nabibonye rero. Ni Habinzira Eric Positivo, umunyamakuru wa Mbambe TV. Kuba mbibonye rero sawa. Ariko mvuze amabanga yose naba ntanze Kagame wacu. Wanshizeho. Niyo mpamvu ngomba kubitsimba ngaceceka. Umuyobozi rero muze kumbaza ibindi ahubwo muzumve ko perezida wanshizeho ashobora watubwiye ngo mu mudugudu benda kuzana ikigo cyigisha leadership. Ese twizere yuko abana bazakora trokome uyu mwaka bazakomeza bakiga leadership
inaha ntabwo bazajya kwishaka ahandi. ibyo ngibyo kubera ko ikigo n'ubundi turacyari mu igerageza no kushaka n'ahantu abo banyeshuri bazajya, kubera ko n'ubundi ikigo dufite ubu ngubu kirahari pe, ariko amashuri yatubanye makeya. Ese ikigo muri kubaka cya leadership ni imiyoborere myiza. Ikigo muri kubaka cya leadership kizajya cyigisha cyakira abanyeshuri bangahe? babura nka 70 se. 70 abo barabaye rwose, niyo yaba ari mu karere kikakira nk'abanyeshuri ntago babura. Okay, kaduhe umunyamakuru mugenzi wanjye nawe agira icyo kubaza, nawe bamwita bahita bikora imana yasa. cyama ngiye hari akabazo k'amatsiko mfite kukubaza. Abaturage bawe ni bangaho uyoboye? ngereranyije kano kanya kubera ko mu ntunguye nabara nka 300 400 abantu mfite mu gitabo cyanjye. None ab'ibiraro ufitemo ni bangahe? Bamwe bica imitekano, ukeka ko ari bangahe mu mudugudu wanjye? Mumurize ndebe, ndabona nka senkani. Umirije umanza umurize mbibone uranyibye. Uhumiriza ndeye kukumirije. Nahumirije mpita mbona nka senkani. Wowe senkani yabonye. Nibo benshi kurusha abo dufite bakora. Nese ababyeyi baba papa ufite mu mudugudu wawe ni bangahe? Byasaba kureba igitabo kubera ko mu ntunguye ntabwo ntigeze nkizana. Kereka ndebye mu gitabo kuko abo bantu buri kumbwira n'abatiga ndabafite. N'abatigura bafite. Nagerageza nkagenda mu gitabo ubu nkashaka mishazi yabo nkayikohereza. Oya nawe rakoje abana. Ari abana, ari n'ababyeyi, ari n'abakuru, ari n'ababyaye, hari n'abo dufasha bafite inda. Bafite inda? Se wumva kora. Kandi tugomba gufasha. Abo bose rero kubwe ku muntu ngwegura ntabwo nabibabwira aka kanya. Twebwe twicana watumenye. Yamenya abanyamakuru. Ngende umunyamakuru wa Mbambe TV. Nkaba nyina na comedy muri Mbambe TV. Ubu ni n'umukinnyi wa film. Mwadusuye mu mudugudu wanjye rero. Sawa, ibyo ngibyo ni sawa, ndabishimiye. Mukanya nshaka kunembereza mu mudugudu wawe ngarira ko niba ugira n'isuku. Nta kibazo ndaguteza. Umudugudu wanjye gurakeye. Cyakura kukenga. Umva aho ndakwereka urasanga ari seri. Kamwe mugenzi wanjye ngo muvugane. Nawe kwaziteka kubaza. Chema mira neza. Umeze neza. Ntacyo turashima Imana. Mudugudu muyowe neza nta kibazo. Urebye nta kibazo. Turashima Imana. Nese ngewe wenda. Umwanya w'umunyamakuru wo kuri Mbambe TV nitwa Jeff nyine. Nkabanyina no kuri n'icyamamare babimbiye kuri Mbambe TV. Nese ngiye nk'akabazo wenda nakubaza. Mu mudugudu hajya haba ibintu by'imyidagaduro nyine mugakorera nk'abaturage nyine kubujya nyine nk'abantu baza kubasetsa nyine ibintu by'imyidagaduro mu mudugudu bijya bibamo. Ibyo kubigusubiza gihe byampeye. Nta kibuga tugira mu mudugudu wacu. Ibyo biroroshe ubibona niba wahatembereye. Ntabwo nahatembereye neza ariko nongera ndebe. Bura mu mudugudu wacu ikintu dufite ni iri shuri. Gusa. Nese ubwo ngibyo bibuga nyine buri kintu. Dusabira aho mu mudugudu wacu ikintu turi bukore. Nyine nk'abantu ugenda udusabire. Wowe nk'ibibazo ufite woze kubibwira abaturage n'ubundi abantu badukurikiye nyine baraza nyine ubu bari ubuvugizi. Wewe abantu babikurikiye barareba bari kubujye barahita babikemura nabi. Ikiganiro n'abantu ntibakireba. Ubundi Jewe barahita babikemura nabi. Ikintu ngiye ngushimiye ni ikintu kimwe. Waje utugana. Reba ibibazo dufite ubikemura. Wanje nanshinzwe gukemura ibibazo by'abaturage ahubwo ngiye no kumva ibibazo by'abaturage. Hari ikiganiro wenda gishobora kurebwa n'abantu b'abayobozi nabo barahita bamenya ibibazo nyine ufite baragukemura nabi. Ikibazo mfite umudugudu wanjye gusa nk'uguri hagati y'umusozi. Nta kibuga gufite. Imihanda ucemo kabiri. Hari ibindi bigenda gutya. Ni amashyamba binini mu mirima ya leta nawe urabibona. Nese burira niba wahatembereye wabigenza gutya. Tubwize ukuri nawe.
none se akayana ngwera ikibazo Mbambe TV ugiye kurikirana se wenda urayizira nyumva kuri radio nigendera sinyanyikunda kuyumva cyane kuko ngiye mbyumvishije nkareba n'agahinda n'umudugudu wanjye ufite nta kivuga wapi ngo mpita mbigira zero nyane ikintu nyanumva ubwo mu mudugudu wanyu nta bintu by'imyidagaduro bijya bibaho ese wewe niba uhagenda ubibona he usibye kumva ngo bagiye mu masimu ngo bagiye mu bikoreye ibitaka hari ibindi wakumva ubwo nka Mbambe TV kambwira nawe Mbambe TV nicyo cyatuzanye nibwo niba mubishinzwe rero mu bikoto tugiye kuzaturutsa abaturage bawe niwe mu bikoto n'igihugu cyose mbese ariko hari umuntu mugira ngo muzajye mutubaza ibyo bibazo akambe musubije mugenzura nagira imyenda nka Chayimani rero ari nge muzancaza mugatuma muza nge nkabihorera kubera ibintu nge mbona bikandakaza nkaburi nicyo nanakora kankubwire Chayima ibyo turabikemura ariko tugiye kwakira umuyobozi mukuru w'iyi televiziyo nawe tumwakire muri studio yitwa Gakoni Pastor Gakoni Pastor Gakoni ntabwo atuye inaha ariko ntabwo atuye inaha ninde se yitwa Pastor Gakoni ubwo mugiye kubimisha none tugiye kumwakira Pastor Gakoni uraho Keni ya Pastor Gakoni salamu karibu muri studio yego niwe uyu mushitsi uyu munsi mwazanye n'uwahe niwe Gakoni komera Chayimani biko sawa komera je uyu muntu se n'uwahe nanjye sinzi aho bantoragura baraje ngo ninzi nicere hano ntabwo ngo kubera gukunda Chayimani ngo ninzi usobanura yegereze mikoro ngewe rero ubusanzwe nitwa Pasiteri Gakoni ni umuyobozi w'iyi televiziyo Mbambe TV muri urwo rwego uyu munsi twari dufite ikiganiro n'abaturage ubu mvuye mu nama hariya hepfo n'abaturage ndaje nsanze abanyamakuru bo kuri Mbambe TV muri kugirana ikiganiro ahubwo nanjye mise ngira icyifuzo cyo kukubaza Mbambe TV urayizi Mbambe TV rero impamvu nibera hano mu cyaro abacemana muzi ko twibera hasi mu byisha yego Mbambe TV ntabwo Mbambe TV kuyumva kumfata umunara wa radio turazifite ariko gufata umunara yawo biraduhera none se mu cyaro aho muyobora mugira mufite mu baturage uhora ugiramo abaturage bafite zimwe za telefone nini zimwe nini ufoto bya bindi mbona bagira gutya harimo ibyitwa bya Tekino iPhone bya Samsung vuga ngo Samsung kera numvaga ngo Samsung yes nucyo ntacyo ugiramo abantu bazifite mu mudugudu mu mudugudu byashashe za telefone abasaza bavuga ngo shaje aho nahoze ndakoresha inama abasaza bavugaga ngo ni shaje hano umusaza nagiyeho ejo bundi afite igitelefone kimeze nk'iki kiganza cyane aha nizo nakubwira umva rero kugira ngo mukurikire Mbambe TV kuwa kabiri ndabizi haba inteko z'abaturage singo iyi nteko uyu munsi wayikoresheje ni nayo nari mvuyemo noneho mu nteko zaba hiri tangazo uzabwira uti buri wese ufite telefone numva muvuga ngo shaje singo ni za telefone nini zirimo ikoranabuhanga interinete urumva arabona bazagaga ngo ni interinete mu nama yo kuwa kabiri ubabwira uti buri wese najye kuri telefone yajye ku ijambo ntabwo nzavuga imuha oya ntabwo ari imuha uzavuge buri wese najye ufate telefone yajye kuri YouTube urabizi kugira ngo bivuge nka Chayimani nzamanza nihere uri kumva bivuge wabikoze noneho buri wese ajye kuri YouTube nangiza kujya kuri YouTube akande ijambo Mbambe TV ahita searching azahita abonaho video ibijyanye n'urugezi rwa Nyirantwari hariya hepfo nabyo biriho ibijyanye n'ibishanga bya Rugezi cya gishanga intore tuyisenga ajya aririmba ngo muri Gicumbi ibyo ngibyo wabisanga kuri Mbambe TV none mudugudu hari ikintu wasaba Mbambe TV yes ubu uri kumwe n'umuyobozi impamvu nta kuyisaba kumva byampenda impamvu byampenda
njye ni ukwikinira wenda agakina yaha kubera ko agakino nka ntayizi Mudugudu. ubu nibwo nyimenye Aha, agakino nka Mudugudu. ubu saa iyi ngiyi nibwo menye ibyo muri kumbwira Aha, no ushaka- kubisubiramo bya mbere Vuga ati Mbambe TV. vuga ngo Mbambe TV. ariko hoya reka sindi bubivuge kuko Vuga ngo ni cyane Mbambe TV. gusa ahubwo Mbambe Subira- TV Aha, bishoboka Mbambe TV. kuba yashobora kuba nayikora ubunyamakuru Yes. nayizamenye So- uko ngiye kuyisaba yakumva ko n'ubundi Okay, rero Mudugudu kagira icyo mbaza abandi bakinyi dukinana. Ya Kenny, yo mumaze iminsi ngewe nari naragiye hanze mu bijyanye no kuzana ibikoresho byo gushira muri televiziyo Mbambe TV. Yeah. None abaturage bambajije mvuye mu nama yayo abaturage barambaza ngo wapi nta kintu muheruka kubaha. None haba habura iki kugira mugire icyo mubaha. Bagushyikirize mikoro noneho ugira icyo tubwira. Tubwire. Habura iki? imbogamizi twagize twaje kugira imbogamizi y'ibikoresho bike tuza no kugira abakaragita bamwe bari baragiye mu mashuri Aha. ariko urabona baje ngabe iruhande rwanjye Ndabona bagarukanye na telefone mu kabo z'urundi rwego. nawe urabona ko uvuye kubizana nanjye muzambeho tuzago ubu tugiye gukorana imbaraga abadukurikiye babyumve tugiye gukorana imbaraga tugiye gukora dushijeho ubushake Yeah. ku buryo turajya tubaha video 3 mu cyumweru Eshatu mu cyumweru. ntabwo bazagira irungu turabibasezeranye Ya none njyewe ntago mperutse na. Yeah. Haba hari video mufite vuba ahangaha igiye guhita ijyaho kugira abakunzi ba Mbambe TV bakomeze kuyireba. okay hari video tugiye gushyiraho Aha yitwa ngo iki? yitwa umupfumu Aha umupfumu. Umupfumu ubwo ni series ni part 1 ni episode ya mbere cyangwa ni comedy isanzwe? ni episode ya kabiri. Aha umupfumu episode kabiri. Okay, buretse ntungane nyine nkuri aho hantu. Aha. Ubundi abantu badukurikiye nyine nibo bazatubwira ati umupfumu series bituye n'aganuza kambere twakina. Akanuza agaseri nyine ubwo agaseri kambere twakina. akanuza kambere mwagiye. Akanuza. Abantu badukurikiye bazajya muri comment ubundi batubwira ati muyikomeze cyangwa muyihorere kuko ni ibintu twe nibo tuba turi gukora. Umupfumu episode ya mbere. Episode ya Ni nziza cyane. cyane. None hushe bikora imana yo mwari mwaracecetse. nakwarishiza Yewe muri na minsi naganiriye n'umugabo bita Nyagiso. Muramuzi? yagiso turazi Mudugudu Nyagiso uramuzi? Nyagiso ni agasaza kakina ibintu byiza neza Nyagiso uramuzi ni agasaza. Epfira mu cyaro iwanyu kare. yagiso iyo nafashe ka telefone kanjye Kari he? nashyizemo kamumurika Katurebe. Mudugudu akibitseho. Ukareba Nyagiso. Nyagiso ni agasaza. Ni agasaza. None se Mudugudu akatureke kukareba wenda turatukareba ariko karimo none Mudugudu Mbambe TV bari kuvuga ngo bagiye bazanye video nshasha yitwa umuzimu episode ya umupfumu. Sorry mumbabari. Umupfumu episode ya mbere. None wowe ubyakiye kumupfumu umupfumu episode ya mbere. umupfumu ngo turamurambikaho ibiganza tumusengere ave mu bupfumu. Mudugudu aze yisimbu none Kenny turajya hamwe. ya warangaye Umudugudu ari kuvuga bati umupfumu baramurambikaho ibiganza ave mu bupfumu. ndumva uwo mupfumu ndagira gutya batagwerwaho ntabwo nkeneye umupfumu mu maso yanjye niba ushoboka rwose ufite ibiganza byawe mana wande yego sinkeneye umupfumu ntabwo ukeneye umupfumu. None Mudugudu umupfumu aramutse aje byagenda bite? namusengera nishaka niture hamwe Usengera hehe? sinkeneye umupfumu mu maso yanjye Usengera hehe Mudugudu? ndanze mana wandemye umupfumu ndamwanze we Umupfumu uramwanze? ndamwanze Mudugudu ntacyo Mudugudu ngaho ngwino wicare. Turakomeje ni Mbambe TV mukomeje gukurikira. Twari tumaze iminsi tutabaho ibintu byiza byinshi ariko guhera uyu munsi mu cyumweru ubu twemeye kujya tubaha video 3 mu cyumweru. Muri kumva twagiye ku bwanjye nka Pastor Gakoni. Ndi kumva mwajya dutanga video ku wa mbere saa 6, ku wa kane saa 6,
kwa gatandatu saa sita ya murambwira nk'abakaragita ba Mbambe TV duhereye kuri Kenny tubwire ngewe uko mbyumva igitekerezo twagize nicyo kugira ngo abakunzi bacu bataguma kugira irungu. yes kuwa kane nibyo iriya minsi yose uvuze kujya twabaha video tubibutsa yuko video isohoka saa sita z'ijoro batagira ngo ni saa sita z'amanywa ni saa sita z'ijoro ni saa sita z'ijoro ariko bibaye byiza nimwe mu bifite mu bushobozi ushaka mwabishira saa sita z'amanywa kugira ngo kumwe abantu baba birambitse bari kuruka bavuye mu kazi nabo bareba ibyiza mwabashyiriyeho burya saa sita z'ijoro urabona ko abantu tuba twirambitse turi kuruka kugira ngo mu gitondo dufate undi mwanya tujye gushutinga izindi video. Okay sesa nta kibazo yego turaza kubiganiraho producer tubimumenyeshe producer niwe ugomba kuduha icyo gukora bitewe n'umwanya yes arahitamo saa sita z'ijoro ariko ntabwo twamutegeka kuko yanjye nk'umuyobozi wa Mbambe TV mu byifuzo byanjye kandi nta kazi tumuha murankurikiye neza ngende kumva ko ubwanjye twajya tubaha abakunzi bacu tubaha video kuwa mbere saa sita z'amanywa yego igihe abavuye mu kazi bari kuruhuka bari no ku saa sita banayishyiramo muri televiziyo nawe aho waba urimo saa sita z'amanywa uri kumva ko no mu gihugu udashyigikiye saa sita z'amanywa rero ntabwo amasaha ni mabi amasaha akomeje kugenda ndumva twasoza mudugudu dusoza gira icyo ubwira abanyarwanda bakurikiye Mbambe TV Afurika yose i Burayi naziye gira icyo ubabwira. Ikintu nakwifuriza abaturage bahagarikiye Mbambe TV mvuga uburimi bahagaririye uyu munyamakuru ushinzwe Mbambe TV ongera usubire mu Mbambe TV hari ukuntu wari ukavuze mu kanya ngo Mbambe TV kubera ko mvuga uburimi ongera usubire mu kubera uri kunsubirishamo bita mbifata Mbambe TV kubera ngo usubirishije ngaho ugira icyo ubwira abakurikiye Mbambe TV aba baturage bakurikiye Mbambe TV rero twihanganirane komeze bayubahe bubekinda nk'uko umuntu bubekenda agapfuka urabona iyo umubyeyi buriya ari kubyara umwana arapfukama natwe Mbambe bayipfukamo abayikunda ariko kumva mudugudu bayipfukameho bose agiye kubyara umwana arapfukama ngabo akurikiye Mbambe TV ntibayipfukame ngo hari byinshi babazaniye sawa mudugudu urakoze cyane Kenny dusoza wagira icyo uvuga abantu bakunda Mbambe TV yes batwitege kuko ubu twaje tugiye kubaha ibyiza uyu mwaka yes ibyo batabonye byose babana babarira kubwo kumara igihe mutabaha ibyo batugirire kwihangana kandi batubabare pe sawa mwaje muje sawa turakomeje kwa Bikorimana usanzwe ukina ari umusore utazi gutereta Bikorimana gutereta warabimenye gutereta byadanje ubundi mubi gutereta warabimenye gira icyo ubwira abantu bakurikiye Mbambe TV abantu bakurikiye Mbambe TV turasana gukora subscriber ubundi tukabereka ibyiza byinshi ubu tuvugana nka saa sita z'ijoro video irajyaho kizara ko bajyohera bakayibona yes ubyishimira kuri subscriber comment share and like tugeze ku musore wacu Jeff naje kurunguruka muri seri muri gukora ngo Kenny seri muri gukora yitwa umupfumu episode ya mbere Jeff naje kubona ari umusore wagiye ku mupfumu ari kuvuga bati ngewe rwose ndatereta bakajyana Jeff nguratereta bakakwanga koko niko biri niko bimeze nyine muri cyangwa n'ibijyanye na seri wari uriho uratereta koko mu buzima busanzwe uratereta bakakwanga ubundi ushaka kumenya nyine ibintu biri muri iyo filime ubundi ntabwo ushishikarizwa kujya kuri Mbambe TV ugategereza nyine episode yitwa umupfumu ndakeka wenda nko kwa mbere cyangwa kwa kane izajyaho muri iyo minsi twababwiye haruguru nyine tuzatura produce video ikintu twabasaba nyine uyu mwaka mbese nitwe natwe ariko banatubwira niyo so nimba ushaka kureba Jeff
muri Mbambe TV Yes. ari umukozi nyine w'umupfumu niba ushaka kureba ukuntu umuntu niyambuga uburyo nyine nyine kuri Mbambe TV Yes. nakubwira ati wowe jya kuri nuza kuri Mbambe TV kandi subscribe tujye tubana buri munsi abantu nyine mutwitega murebe ibyiza biracyariho byinshi murakoze cyane nanjye ubwo no kuvuga ngo haracyari akazi akazi karakomeje nanjye mwawari ukomeje guhererekanya amagambo kuri abo dukorana nitwa Pasiteri Gakoni mbararikiye kujya kuri Mbambe TV mukareba umupfumu episode ya mbere aho Pasiteri Gakoni ahangana n'umupfumu imbaraga za gipfumu n'imbaraga z'Imana yo mu ijuru zihanganye murakoze cyane yari Mbambe TV mwahangana n'umupfumu tubasaba gukora subscribe share like and comment kuri subscribe kuri Mbambe TV tujye tubana buri munsi umupfumu muzamunyegereza murakoze cyane muzamutokeye